uri mutoya nanjye
imwe turayigurisha indi uzabwire nyamara nageze bigenda amafaranga tutayabona mbamenye bwa uburyo nishyura izo modoka nanjye sinzi hashize iminsi arampamagara atuma rero kwicara atuma igitego gikomeye cyane ahantu ambwira ijambo nafashe arambwira ngo iyo uri gukorera cyane nabo muri gahunda n'abantu mwanya uri guhumeka umwuka w'abantu ya nyabugogo arambwira ngo iyo uri gukorera cyane uri guhumeka uri gugashaka isigamike mu bikorwa n'ibara uri guhumeka umwuka w'abanyagihugu arambwira ngo rero tugomba tujya gukorera cyane kuri mariyoti muri serena ati niba nta bifite tuzajya tugura icupa rimwe n'amazi tubisane icyo dushaka kwerekana iki ahindura ibitekerezo byawe ahindura ibitekerezo byawe nta mafaranga mpaye ntangira kwizera ibintu byagere umwana ugira abagira ibintu haleluya abandi bati kugenda na ferari kuko yari afite ubuhamya bwiza ashobora kuba adafite ubuhamya bwiza ariko afite ibitekerezo byiza hashize iminsi mushiki we aramubwira ati amenye afite mushiki we ni umugore w'umunyarwanda aramubwira ati wanjye ndaguha amafaranga ugashaka ibyo ukora gerard aramubwira ati nta kazi ashaka aka kazi ko kuba yaragize n'utahagije dukeneye abantu uyu munsi ndi kukubwira gerard afite imodoka zirindwi afite imodoka zirindwi zikorera amafaranga kandi zihenze iyo twashobora arambwira ati kuko twashobora wese yamureka ati kuko nawe imodoka zirindwi zanditse mu maboko yawe ni imigisha namuhaye madamu arabise rero iyi modoka yanjye hari imodoka yanjye yari mu rugo maze gusenga nijoro numva umwuka anyukiye ko gerard yambereye inshuti nziza ndamuhamagara ndamubwira nti gerard iyo modoka bafite mu rugo ndayikwiye twahuye mu dusanga icyayi mu gitondo tuvuye ku ngazi biba biragaragara dukeneye abantu bazamura ibitekerezo byabo dukeneye abantu bazamura ibitekerezo byabo iyo ngiye kugura umwenda mu gihugu ndimo cyose ndavuga ni gerard araseka iyo ngiye kugura isaha yo kwambara menya ko ari nziza nuko duhuje madamu arabizi sinzi sibyo mushobora kuba abana bagahita mubwira ati ibyo wambaye ni ibi ati nawe nakuranga igikwego kwawe icyo kubabaze mbese ni umuntu usanga kwizera kwawe ababwira ko nta kintu na kimwe cyagira gutera cyananira kwirema n'uvuga ngo ntakigenda nanjye ntakigenda ndapfuye nanjye ndapfuye iki gihugu cyacu ntabwo gikora ngo bikunde ni ikibazo mukwiye kwakira abantu bafite impano yo kwizera haleluya udahura n'abakomeye ntabwo uzakomera si abakomeye kubabona ukumva ibiganiro byabo bakakuzamura ubwa
Iyo mbonye